kwipozisiyona wowe ukamenya ikintu abandi bantu bose batagiyemo. We nakubwiye abantu bose mwese muri marato, muri mu myenda, mwese mwagiye mu nkweto, mwese mwagiye mu matelefone, mwese mwagiye mu biki. Shaka akantu kawe. Abantu bakomeye ku isi ni abantu bagira ikintu kiri unique. Hari ikintu diplomate yarimbye dusoza aravuga ngo umuswa niwo batungira urutoki mu kirere aho kubona mu bico bamwereka akabona aho urutoki rugarukiye. Kangwa ikaze hano ni kuri Gizmont Show. Tugiye kurebera hamwe bimwe utaruzi kuri Rugaju Rigani mwese mwakunze, uzwi nk'umunyamakuru ukomeye muri siporo. Nyuma yo kunyura mu nzira itoroshye nk'umunyamakuru wa siporo ubafatwa nk'ishyiga ry'inyuma, Rugaju Rigani ni muntu ki? Tugiye kurebera hamwe amateka ye mwese mutari muzi. Rugaju Rigani yavukiye Murenge aho ni mu Minembwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavutse mu 1993, ahabwa amazina ya Ndayishimiye Rigani. Rugaju Rigani nk'amazina akoresha kuko asobanura ko Rugaju ari izina rya se kandi rivugitse neza. Avuga ku babyeyi ari bo Rugaju Manase na Sifa, akaba yaravutse ari umwana wa 4. Ku myaka 5 gusa mu 1998 umuryango we waje kwimukira mu Rwanda. Kuri ubu ngubu bakaba batuye Gatsata, dore ko ari naho yahise atangira amashuri y'abanza ku ishuri rya Ecole Primaire do Gatsata. Rugaju yaje gutsinda ikizamini cya leta cy'amashuri abanza yohereza kwiga muri Ecole Secondaire do Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu. Yayize umwaka umwe gusa ahita ajya kwiga Kayonza mu Burasirazuba, anatsindira ahasoreza icyiciro cya mbere cy'ayisumbuye. Yoherezwa kwiga i Nyanza muri Chris Roy, aba arasoreza amashuri yisumbuye mu ishami ry'indimi. Akaba yarize Icyongereza, Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili. Nubwo yakundaga kureba umupira, byamusabye kwiga cyane kugira ngo atazatsindwa. Yabonye Bruce ahita ajya kwiga uburezi mu 2016, asoza amasomo ye. Mu 2008 si wa Rugaju Rigani yitabye Imana. Mama we asigana umutwaro wo kurera abana 7 bose. Ibi byatumye bamujyana kwa nyirakuru abari yakomereza kurererwa. Mu 2014 ubwo yari akiri muri kaminuza nibwo yinjiye mu mwuga w'itangazamakuru. Yafashe urugendo ajya kureba Rugimbana Theogene kuri Radio Flash, amwumvisha uburyo azi gusengura amakuru ya siporo. Ku nshuro ya mbere nyiri Flash amwumvishe, yamwemereye kwimenyereza mu gihe cy'amezi 3. Ayisoje akomereza kuri Contact FM, nawe yari amaze kubimenyereza kuko yamaze umwaka wose adahembwa. Bigeze mu 2017 mukuru we yari aminuje amubwira ko agomba kureka itangazamakuru ko nta kintu kimwinjiza na kimwe, ahubwo amugira inama yo kujya gushaka imibereho muri Kenya. Rugaju yafatiyeho aragenda ahita abona akazi ko kuba umugenzi w'abakozi mu kabiri gakomeye. Gusa ntiyarazi iyo biva niyo bijya, akomeza kwihagararaho kuko yabonaga nta kundi, kuko yari yarigeze guhanurirwa ko azavamo umunyamakuru ukomeye, nabwo yumvaga atari mu bintu bye. Yaje kugaruka mu Rwanda muri Kanama 2018, ahamagawe na Rugimbana washaka ko bakorana kuko yari yaramubonyemo impano idasanzwe. Hano yamwigishije ukuntu agomba kwita ku ijwi rye, ndetse yagombaga kuza mu kiganiro cyabanje kunywa inshyushyu no kurya imineke. Ijwi rye ryatumye KNC kuri radio na TV1 ama gukora ikiganiro cyo kumanika cya siporo cyitwa One Sport Show. Icyo gihe amafaranga yari yaratangiye kuza. Mu 2021 yashwanya na Rugimbana bakoranaga Trace Food, arirukanwa bituma yibaza aho azakura akazi. Haciye igihe gito ubuyobozi bwa radio yitwaga BNB Umwezi bwaramuhamagaye, yerekwa amasezerano n'amahirwe abonye yo gukorana nayo, akiyumvira yaje guhabwa amakuru ko hari umwanya muri RBA kubera ko Patrick Warugira amushaka. Yari agiye kwiga muri Canada, afata umwanzuro kujya kugerageza amahirwe, akora ikizamini aranagitsinda. Kuva mu kwezi kwa Gicurasi 2021 abo umukozi wa RBA mu buryo budasubirwaho, ndetse n'umukozi wa Kigali Universe yashinzwe na Coach Gael. Yewe anamamaza bimwe mu bigo bikomeye mu Rwanda bicuruza imikino y'amahirwe. Rugaju Rigani avuga ko yabajwe n'uburyo nyirakuru yamwitayeho, nyuma akaza kwitaba Imana ku buryo kubyakira byamugoye. Rugaju akunda gusenga buri kuwa gatatu na buri cyumweru, ajya mu materaniro, aracyari ingaragu, ndetse avuka n'abakobwa 3 n'abahungu 4. Avuga ko bamwe baba muri Kenya, abandi bakaba Canada, Kongo ndetse n'u Rwanda. Njye mwari kumwe ni Gizmont. Iyi ni inkuru igaruka kuri bimwe utaruzi kuri Rugaju Rigani mwese mwakunze mu gusengura amakuru y'imikino. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yizewe tukugezaho buri munsi.